neza uri kubona ko ahangaha uza guhitamo, tubibutsa ko naha ushobora kuhanyura warakoze P6 bigakunda. Nizere ko iyi video niba utari kubibona urayisubiza inyuma ukongera ukayireba neza witonze, hanyuma twongeye kubaha ikaze rero nshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twagarutse rero muri gahunda ijyanye n'uburezi. Uyu munsi rero tugiye kuba twakwereka uburyo ushobora kureba amanota y'umunyeshuri wakoze senior 3 ubundi ukamenya amanota yawe. Ese ni gute bayareba? N'uburyo rero bushya butari bumenyerewe ariko n'uburyo bworoshye. Ndabigukumbuje rero kugira ngo urebe uburyo bushya bwo kureba amanota ya senior 3. Tubabwira ko no mu kanya muraza kubona video yindi ikurikira y'uburyo wareba aya P6. Tuguhaye ikaze hano kuri Fab TV. Niba utarakanze subscribe aho hasi banza ukande subscribe aho hasi niba utarabikoze. Ikindi kandi ntujye wibagirwa like, ko iyo mukanze like ni ikimenyetso cyiza kitwereka ko mudukurikiye kandi mukunda inyigisho ndetse n'uburyo bugiye butandukanye tukugezaho hano ku muyoboro wa Fab TV. Kandi subscribe kandi like, comment zanyu ni ingenzi ndetse mutwaka ubufasha muri comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Tugiye kuba twakwereka rero uburyo bwo kureba amanota ya senior 3. Tubibutsa ko no mu kanya turakwereka uburyo bwo kureba amanota senior 6 nk'uko mubireba hano ni mo hagati, ariko twasubira inyuma step kuri steps tukakubwira ngo Nesa result senior 3. turandika Nesa result dushyiremo senior 3. turaza kuba twakwemeza ahangaha habanza, simbizi uba muri kuhareba ahangaha habanza, turahemeza. nituhemeza dutegereze urubuga baratwereka, tuze hasi handitse gucekinga amax cyangwa se gucekinga examination result. turaza kuba twahemeza, nitumara kuhemeza baraduha urubuga rumeze rutyo. urashobora gukora zoome kugira ngo ubibone neza. uri kubona ko ahangaha uza guhitamo, tubibutsa ko naha ushobora kuhanyura warakoze P6 bigakunda. Nizere ko iyi video niba utari kubibona urayisubiza inyuma ukongera ukayireba neza witonze, hanyuma ukakora zoome ukaza ukemeza aho ushaka. niba ari P6 uraza wemeza aha, niba ari senior 3 wemeza aha, ndetse n'abakoze senior 6 abakoze muri TVET naha, ndetse n'abakoze muri TTC. ubu n'uburyo bwose bwo kureba amanota. nurangiza kuhakanda uramanuka aha hasi, ahangaha handitse registration number. ahangaha urahita wuzuzamo ya kode yawe wakoreyeho examen. numara kuyuzuza uze ukande ahangaha kuri kano ga fresh ka search. numara kuhemeza barahita baguha amanota yawe uhite uyabona neza cyane nta kibazo kibayemo. nshuti bakunzi ba Fab TV, nuko rero ushobora kuba wabona amanota yawe wakoze senior 3, senior P6 na senior 6 mu gihe amanota yasohotse. tubibutsa ko amanota n'umusibo ejo, ubundi ku munsi ukurikiye amanota agasohoka ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani, mukabona amanota yanyu. tubabwira neza ko tugomba kubaha linki. niba urangije iyi video uze kureba hasi urebe linki tugiye kuguha
cyangwa se turagushyirira hasi uze kugufasha uyinjiriremo ubundi ubone amanota yawe. Turabakunda cyane mwe mudukurikira, komenti zanyu ni ingenzi kandi like zanyu ni ubufasha no kudushyigikira. Mukomeze mukurikire inkuru ibiganiro byacu hano kuri Fab TV. Turabakunda cyane. Ahandi ushobora kuba wabonera amakuru yizewe ni kuri Urwagasabo Development. Uragenda kuri YouTube wandikemo Urwagasabo Development, uraza kubona video nyinshi zitandukanye zijyanye n'uburezi cyangwa se na NESA ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tubagezaho. Iyi ni Fab TV rero, turabakunda cyane. Na mu kanya mu yindi video kureba Senior cyangwa se P6 by'umwihariko.